Kuva mu mwaka w'igihumbi 1884 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1885 dore uko byagenze ubwo Afurika yagabanwaga hagati y'Abanyaburayi bagabana ubutaka bwa Afurika kubw'inyungu zabo batitaye ku buzima ndetse n'ingaruka bizagira ku baturage ba Afurika. Byinshi kuri iyi documentaire ugiye kubyumva kuri OGTV Show YouTube channel ubashe kumenya byinshi ku cyabiteye, ese kuki imipaka y'ibihugu itahinduwe nyuma yo kugenda kw'abazungu ndetse n'ibindi. Bahaye ikaze muri kumwe na Blaise. Nyuma y'imyaka 300 yo gusahura Afurika abaturage bayo bajyanwa ku ngufu mu mirimo y'agahato mu bucakara muri Amerika, mu 1884 Abanyaburayi bahinduye umugambi noneho baca umugambi wo kugira Afurika yabo. Ni umushinga wakoranye mu bugome nk'uwa mbere kuko ubuzima bw'Abanyafurika icyo gihe ntacyo bwari buvuze. Icyari kibaraje ishinga no gukungahaza ibihugu byabo basahura umutungo kamere mu bihugu bya Afurika. Ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki 15 Ugushyingo 1884 i Berlin mu ngoro y'ubwami bw'Ubudage izwi nka Wilhelmstrasse hateraniye inama mpuzamahanga. Iyo nama yari yatumijwe n'uwari chancelier w'Ubudage Otto von Bismarck. Intego nyamukuru y'iyi nama yari igaragazaga ukinjira mu cyumba kuko hari hamanitse ikarita ya Afurika ifite uburebure bwa metero 5 igaragaza ibiyaga by'uwo mugabane, imigezi, imisozi, amazina make y'ahantu hamwe na hamwe ndetse n'utudomo tw'umweru hamwe na hamwe h'ingenzi. Imbere y'ameza y'uruziga hari hicaye abayobozi b'ibihugu 13 by'i Burayi. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zari zatumiwe ariko zanga kwitabira kuko nta nyungu nyinshi zabonaga muri Afurika. Iyo nama yamaze amezi 3 kuko yarangiye tariki 26 Gashyantare 1885 ibihugu byose bimaze kwemeranya uko bizigabanya Afurika, by'umwihariko ibyifataga nk'ibikomeye birimo Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuholandi, Ububiligi, Portugal ndetse na Espagne. Nyuma y'iyi nama ibihugu byose bya Afurika uvanyemo Liberia na Ethiopia ubu byaragabanywe kandi birakolonizwa. Nubwo ibyagabanwaga ari ubukungu bwa Afurika, nta munyafurika wigeze atumirwa muri iyo nama cyangwa ngo hagire uhagararira Afurika. N'umuyobozi wa Zanzibar washatse kwitumira ngo ayijyemo yakumiriwe kure n'Abongereza. Inzobere mu mateka ya Afurika umunya-Nigeria Professor Olayemi Akinwumi yavuze ko kugabana Afurika byakozwe hatitawe ku mateka cyangwa imibereho y'abatuye uwo mugabane, ari nazo ngorane igihura nazo kugera uyu munsi. Mu mabwiriza ibihugu byaganiriye Berlin byahawe harimo kuba igihugu cyageze ku butaka runaka bwa Afurika buzita ubwacyo ari uko bimenyesheje bigenzi bwacyo buri Burayi, kandi kuri ubwo butaka hakorezwaho ingabo nke. Intego yo kujya muri Afurika bwari ukuhaza nibyo bise iterambere, kuhasakaza ubukristo no guteza imbere ubucuruzi bwabo. Kugira ngo igihugu cyemererwe ko ubutaka cyafasha ari ubwacyo cyagombaga gusinyana n'abategetsi gakondo baho inyandiko yemera ko bemeye abakoloni ariko bakazahabwa uburinzi n'icyo gihugu cyabakolonije. Kandi ibyo ntibyari bigoye dore ko abategetsi benshi muri Afurika batari bazi kwandika no gusoma. Ububiligi nibwo bwabyungukiyemo cyane kuko umwami Leopold wa II yahawe ububasha bwo kugenzura ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa ategekwa kuhubaka ku buryo hazaba ahantu h'ubucuruzi hagati y'Abanyaburayi bose muri Afurika, mbese buri gihugu cy'Uburayi gishaka kwisanzura kikabikora. Kuva mu 1885 kugeza mu 1908 miliyoni z'Abanyekongo zari zimaze gupfa zishwe ziciwe amaboko zikubiswe kubera ibikorwa by'agakiza Leopold wa II yari yaravuze ko abazaniye nyamara byahe byo kajya. Nyuma yo gukolonizwa Afurika yasanze guhindura imipaka byateza ibindi bibazo bidashira. Imipaka yashyizweho n'abakoloni ni ikigenderwaho n'uyu munsi mu mabwiriza ibihugu byari byahawe. Nuko abaturage bakolonijwe n'igihugu runaka byabaga bitemerewe guhahirana nabo badahuje igihugu cyabakolonije. Mu myaka y'1960 abayobozi b'ibihugu bya Afurika byari bikibona ubwigenge bashatse guhindura imipaka yashyiriweho mu nama y'i Berlin ariko basanga byateza ibibazo byinshi kurusha ibyo byakemura. Mu mwaka w'2010 ubwo hizihizwaga imyaka 125 ishize inama y'i Berlin irangiye, abari bahagarariye ibihugu bya Afurika muri uwo munsi wizihirijwe i Berlin bavuze ko Afurika ikeneye impozamarira y'ibyangirijwe n'abakoloni ndetse bavuga ko ibyakozwe ari ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ghana nicyo gihugu cya Afurika cyabashije kwigobotora bwa mbere ngo cyari cyarashyizweho n'inama y'i Berlin kibona ubwigenge. Mu 2000 hafi ibihugu byose byahoze bikolonijwe muri Afurika byari bimaze kubona ubwigenge. Ikibazo nuko byinshi mu bihugu byakolonije Afurika na nyuma y'ubwigenge byakomeje kugira mu miyoborere ya Afurika ndetse rimwe na rimwe ushaka kubibangamira kigizwayo. Kurikira OGTV Show YouTube channel ubashe kubona documentaire zikoze neza mu dusate dutandukanye, yaba muri muzika, yaba muri politike ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mwese twabanye muri iki cyegeranyo ndabakunda kandi ndabifuriza kuzakurikirana iby'ubutaha. Murakoze, mwari kumwe na Blaise.